bari kurira amajarwari bava muri bihugu bya Afrika baza mu bukwe bwa Mutesi. Amajarwari baza hano ku Rwanda. Mbona iyerekwa, mbona indege ziri kuza zigaparika hano kuri Leopold hano Kanombe, ngo abantu baje mu bukwe bwande bwa Mutesi hano mu Rwanda. Ubukwe bwabereye aha ku Rwanda. Ariko mbona ibihe bikeya Mutesi amezi yabukiyiwe 3 ya mbere azaba aryohewe n'umugabo yumva ibintu bisobanutse ari guhozwa amarira. Ariko nyuma y'ayo mezi 3 kubwije ukuri ko Imana isumba byose rutema ikirere rutema ikirere zabiparitse ume kumweru. Marayika witeka gafite, marayika witeka ari guhoza amarira Mutesi amuhanagura ku maso. Mbona abantu benshi batangiye kuza kumusaba imbabazi, yewe na Korode mbona yivuyemo amusaba izindi. Nawe azamusaba imbabazi kandi uzabibona. Dore turi hano. Ngiye mpanura ibintu bigata bibi. Kuko Korode Imana yamaze kumusura umutima we. Uhanura ibintu bigata bibi. Ako kanya ribonye kuzimu. Satani niwe ubwe ririya zina warigize mu ruhare. Ashinzwe kugenda atesha gaci. Twategereje ko bisohora biranga. Yano inkambi hano Nyabugogo. Inkambi dore ntazo bagiye kubaka ibiraro bigerekeranye. Ubuse koko nibishaka rwose, nibishaka. Ariko nibishaka hari ibyo yahanuye byasohoye. Ibiki birahari. Nibishaka yavuze ko bagiye gufunga ibyo twita amadini kandi ngo ni inzu z'amabandi. Nge mperuka nibishaka barayafunze. Buretse nibishaka avuga ko umuriro wa Pentecote uzarangira. Umuriro wa Pentecote ribonye kuzimu. Satani niwe ubwe ririya zina warigize mu ruhare. Ashinzwe kugenda atesha gaci. Hanyuma Yongwe yari yahishuriwe abanza kugutenga. Nawe turitumbukiza uravuze ati nanjye ndagutenze. Ese umuntu utenze yatenga undi? Ibyo byose ukaba ushaka se kuvuga ko Pastor Korode yasuzuguye Yongwe bikababaza Imana? Mu yandi magambo, ubundi umuntu ugukuriye mu buryo bw'umwuka ugomba kumwubaha. Niko tuba twaratoye. Cyangwa ni bya bindi by'abavuga butumwa b'iki gihe muhabwa ituro kugira ngo muvuge neza umuntu mugaragaze ko afite amavuta. Niba hari ibi ni Satani ufite strategy yo kugira ngo abantu bihakana Imana niba bishoboka, bangi Imana niba bishoboka, ndetse ngo bakurikira umwuka w'ubupfumu n'ubutinganyi. Nibyo byose bidahesha Imana icyubahiro. Ariko Uwiteka aracyatsinda, azakomeza gutsinda. Hayakota laba yashando yasika. Ndakubwiye oya mwiza ukuri. Ndakubwiye ubwo bukwe kubwisha ukuri hazabonekamo inyama y'imbwa y'igiceri. Kuko impamvu ya mbere urabona Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose, abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mwese nimugubwe neza. Mwakoze cyane ro kubana natwe. Turi kumwe n'umukozi w'Imana. Uraho neza? Ndaho ndashimira Imana. Yesu nashimwe. Imana ishimwe cyane. Yesu nashimwe. Imana ishimwe. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe cyane. Ahimbazwe cyane. Amen. 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 Ubwo nashakaga kumva hari imyemerere yabaye myinshi. Habaho umuntu ubwira ngo Yesu ashimwe, wagahita kubwira ngo Imana ishimwe. Urumva ngo turamukujije. Kandi mu by'ukuri iryo zina turarikunda, niryo ritubohora, turiboneramo ibintu byinshi. Nari nikanze ko nawe rero uko bimeze, ariko nsanze atari ko bimeze. Oya, Kristo Yesu turamwemera, ari mu butatu butagatifu. Imana Data twese, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Haleluya. Reka ngusabe mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu, ubanze usenge Imana. Mana ndagushimye kuko uri mwiza. Kuri iyi saha n'uyu munota hari abatwumva bari hano mu gihugu cy'u Rwanda, hari abari mu bihugu by'amahanga. Uhereye aka kanya ntabarijya ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane kubw'isengesho ryiza uduhaye. Ntabwo turi buze gutinda cyane ku kintu ngiye kukubaza. Mu minsi yashize wagaragaye uri kugenda uvuga ukuntu wabaye ikuzimu kandi ukavuga n'abantu benshi wagiye ubonayo. Uyu munsi wa none bigaragara ko bari mu murimo w'Imana, ariko byaje kurangira ibimenyetso bigiye bigaragara, hakaboneka n'abandi babivuga. Nyuma y'aho ngaho wiyumvise ute
cyane cyane ko ubwo buhamya ubwo butumwa butanga gufite ubwoba ko buzakugiraho ingaruka kuba Imana iri kurushaho kubagaragaza uriyumva gute? Jewe ikintu mba nshimira Imana nongeye nibutsa abantu uwo bari kuvugana nawe ko ari Prophete Florian cyangwa se Reverend Florian, umukozi w'Imana, umushumba utari mu bihumbi 2 uri mu bihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Ndimo ndahishurirwa ibintu byose bigahita bisohora, buri muntu ndi gusengera guhita abona ineza y'Imana. Nabwiye Sarongo yuko agomba kwihana akagarukiraho, akareka kujya tunga amahene inkoni, hanyuma abandagara n'amakoko bamushyiriye ko biriya nabyo byitwa amaturo. Niba ari amaturo bavuga bati abapasiteri barya amaturo ariko abapfumu nibo bayarya cyane. Rero uwo Sarongo Imana yamuntumagaho kuri za kamera, ndamubwira, maze kumubwira Sarongo nabwiye ati Imana igiye kuguha igihano cyihuse. Igihano yahise akibona ako kanya, ubu ngubu ari gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe, bishaka kuvuga ngo ibyo mpanuye ako kanya bitabisohora. Ni nkuko nabwiye umuntu witwa Claude, nambwiye ati tware neza muri iyi minsi, Imana irashaka yuko witwara neza, kubera yuko wowe warasuzugugeza nubwo usuzugura Apotre Yongwe. Hanyuma Yongwe yari yahishuriwe abanza kugutenga, nawe turitumbukiza uravuze ati nanjye ndagutenze. Ese umuntu utenze yatenga undi? Ibyo byose ukaba ushaka se kuvuga ko Pastor Claude yasuzuguye Yongwe bikababaza Imana? Mu yandi magambo, ubundi umuntu ugukuriye mu buryo bw'umwuka ugomba kumwubaha. Niko tuba twaratoye. Cyangwa ni bya bindi by'abavuga butumwa b'iki gihe muhabwa ituro kugira ngo muvuge neza umuntu mugaragaze ko afite amavuta. Niba hari ibintu bigiye kurambirana kandi Imana igiye kuvanaho burundu, n'ubutwiko bw'abantu bahora kuri za YouTube no ku social media batwika ibintu by'ubutwiko bya buri mwanya, wumva ngo ibya Mutesi biragarutse, ngo ibya Claude nasaba imbabazi Mutesi birangirire rimwe narizima. Kubera iki Claude ari uzasaba imbabazi Mutesi? Impamvu agomba kumusaba imbabazi, Claude yagiye avuga ibintu bibi byinshi kuri Mutesi kuva kera. Mutesi se we ntiyavuze? Mutesi nubwo yavugaga nawe, ariko urebye Claude ne wabaga yabaye gashoza ntambara, avuga ngo yamujyanye mu mahoteli, avuga ngo yamujyanye hehe, ibyo nta nyungu byatwunguraga. Rero ikintu kimwe, Gerard yakoze ikintu cyiza, ndamushimiye hano. Kugenda akabimburira abandi bose akajya gusaba imbabazi Mutesi. Mutesi nawe akumva ubwuzu buraje akamuha shokora, nibishaka akabateye hejuru ngo ntiyakamuhaye shokora, ngo ibyo kurya by'abana bihaye imbwa. Mu yandi magambo, nibishaka nawe akwire kujya mu nganda agakizwa neza, kuko nibishaka afite amarari y'ubusambanyi. Yarebaga Mutesi, Pasteur Mutesi, yareba ririya buno rya Mutesi, yareba ariya maso ya Mutesi, hanyuma nibishaka ugasanga amarara aramuteye. Ushaka kuvuga ko mu bantu nibishaka yabonye bose b'igitsina gore, Pastor Mutesi sari we wamukuruye? Ubundi reka nkubwize ukuri, nibishaka ikintu cyamushobora nuko yabona umugore. Nibishaka aramutse abonye umugore, ubundi uzatinya umuntu uvuga ngo ari kuvuga ngo Imana. Ubundi nibishaka ibintu byose yagiye hanura, twategereje ko bisohora biranga. Yanuye inkambi hano Nyabugogo, inkambi dore ntazo bagiye kubaka ibiraro bigerekeranye. Ubu se koko nibishaka rwose, nibishaka ariko nibishaka hari ibyo yahanuye byasohoye. Ibiki birahari? Nibishaka yavuze ko bagiye gufunga ibyo twita amadini kandi ngo ni inzu z'amabandi. Nge mperuka nibishaka barayafunze. Buretse nibishaka avuga ko umuriro wa Pentecote uzarangira. Umuriro wa Pentecote wararangiye, ikigiye gukurikiraho no kugira ngo basubire aho baje bava muri ADP. Sinabyo gusa, nibishaka yahanuye ibintu byinshi byasohoye, ahubwo nibyo ngibyo bibindi nabyo bishobora kuzasohora. Nibishaka muheruka ari gusaba abadiaspora amafaranga ngo yarwaye ibyo, ngo ibyarira byimbye, kandi ibyari byimba ari uko umuntu yarwaye imibonano mpuza, yakoze imibonano mpuza bitsina mu mafuti akayikora nabi. Ariko hari indwara nyinshi zitera. Hanyuma icyo gihe tuza gukurikirana, aho ntabwo tuza gusanga nibishaka ntiyarwaye, nta mudogiteri wigeze amukurikirana. Nibishaka yararwaye, umva, ahubwo nuko mutajya mumenya amakuru. Nibishaka yararwaye, kandi ushobora kurwara atari uko wakoze iyo mibonano mpuzabitsina, kuko hari ibyo bita prostate, mbo hari n'ibyo hari kanseri yayo, urabyumva neza. Buriya mu myanya ndangagitsina y'abagabo hagira indwara nyinshi atari uko wasambanye. Yararwaye rero, kereka nimba ahubwo mwarashaka akakomeza kuremba karambarara. Nyuma se kuba mwohereje amafaranga akayitwaramo nabi, ndetse akagenda yitwara nabi, ko hari na bamwe bagiye bamubona nabi inyuma bitewe n'amafaranga bamwohereje. Ntabwo ibyo ngibyo nabyemera. Ibyo bintu rero ni ibintu bitaba ari byiza. Gusa nibishaka akwiriye kwegera abakozi b'Imana bakamusengera, nkuko Noheli muri iyi minsi ari kwitwara neza.
Noheli yaciye bugufi, yemera ibiyoga bye byose yanywaga, yemera ibiki byose, yongwa mushyiraho ibiganza. Ariko iyo umuntu agaragaje ko yaciye bugufi nk'umukontrozi iki kugira ngo mumenye ko ibyo bintu ari ukuri? Uwo mwanya byonyine imbuto zitangira kwigaragaza. Zitangira kwigaragaza, ugahita umureba ukamubona. Uretse ko ubundi ibingibi sinabyo nagambiriye kuvugaho. Oya, ntacyo nabyo ni uyu munsi cyane njye ubundi narinje kuri za kamera mfite iyerekwa nabonye rikomeye cyane ry'amayerekwa y'ubusambanyi nabonye yaturutse kuzimu. Hari abadayimoni babandi nigeze gutangaza batatu. Hari umudayimoni witwa Mudindiza, hari umudayimoni witwa Bwenge bw'isi, hakaba n'umudayimoni witwa Nyamugijya Nino. Nyamugijya Nino mu gitabo cy'umugenzi murakizi ku mukristo mu rugendo, hari harimo umuntu umwe witwaga Nyamugijya Nino. Uyu Nyamugijya Nino rero izina rye naribonye kuzimu. Satani niwe ubwe ririya zina warigize mu ruhare, ashinzwe kugenda atesha agaciro abakristo mu rugendo kugira ngo batazagera mu ijuru, ku muryango w'ijuru batazahakandagira. Uwo mudayimoni Nyamugijya Nino we muhishuriwe muri iyi minsi, ariko abadayimoni babiri ba mbere bakabutindi nabahishuriwe mu mwaka w'2000 kera. Hashize imyaka hafi 24. Yego. Dayimoni Mudindiza na dayimoni Bwenge bw'isi. Uyu mudayimoni rero Bwenge bw'isi iyo ageze muri za ministeri, akagera mu bantu bakomeye, akagera mu nganda, akagera ahantu mu kazi aho abakozi benshi bashyushye bari, abayobozi babo baraho ngaho. Uyu mudayimoni Bwenge bw'isi akunda gutera abantu b'abanyabwenge bize ndetse bafite ubumenyi, bize za masters, bize bafite za doctora, bafite ubwenge n'ubuhanga. Uyu mudayimoni Bwenge bw'isi ni utera bene aba bantu. Uyu mudayimoni rero ashobora kwiyoberanya kamera nk'uruvu, uruvu ko rugenda rwihindagura amabara, kagasimba bita uruvu. Uyu mudayimoni Bwenge bw'isi ajya yihindagura akagenda atera abakomeye, akabaterereza. No ashobora no gutera urugo, akagira gutya agatera umugabo, akamuterereza amarari y'ubusamanya, akajya yumva umugore we ntacyo avuze. Yakumva umugore we ntacyo avuze, akahita kuyumva ashaka kujya kureba abandi bagore. Uvuze ko abadayimoni baba bari kuzimu, yenda ntuze gucika intege ku kiganiro ushaka kuduha cyangwa ku mayerekwa yawe. Yego. Bavayo bate nk'umuntu wabaye kuzimu bagashobora gutera bene uwo muntu? Bariya badayimoni no kuvuga ngo Satani abohereza ku isi afite sije ebyiri. Abafite sije ya mbere yo kuvuga ngo avana abantu mu byizerwa, abajyane abagire nk'ibikoresho bye. Bamwe abatereza amarari y'ubusambanyi, abandi batereza ubusinzi, abandi batereza ubujura, abandi baterereze ibintu bigiye bitandukanye. Hari n'abajya mu bapfumu babasanzwe bakajya bajyanayo n'ubutunzi bwabo mu bapfumu. Noneho abapfumu nabo bakabatwaza igitugu, bakabashyiramo ibindi bintu bikomeye, bya bindi babashyizemo bakagaruka abapasiteri baturushya mu nsengero ngo nitubibakuremo dusenga. Uko turi kubibakuramo bikabwejagura bivuga amazina, ati ni umupfumu uyu n'uyu wabyohereje, niwe wadushyize muri uyu muntu. Bikajya bimuvuga amazina, icyo gihe birarondora bikavuga amazina y'umupfumu wabyohereje. Iyo dusenga turi gusengera umuntu byateye rero bishaka kuvuga ngo ibi byose ni ibitero bituruka kwa Mudindiza, bituruka kwa Satani Sekibi, wa wundi uzirikishije iminyururu Yesu yasize amuzirikiye kuzimu. Ubundi ngiye njya mvuga ngo ikuzimu ni muri gereza ya Satani. Ikuzimu nahise muri gereza ya Satani, kuko no kuvuga ngo ahantu Satani aboheye ntashobora kuhava, ariko atanga amategeko. Ariko ibaza umwami uziritse ariko akajujubya isi, umwami uziritse kandi agatengera amategeko aho ari, ariko akajujubya isi. Nigeze ngira iyerekwa mbona Satani afite amahembe 7 kandi afite abadayimoni 7 bashinzwe kurinda ubutunzi bumeze nka zahabu iz'igiciro cyinshi. Ariko izo zahabu kugira ngo azaziguha abanza kuguha kondisiyo mugirana ya mbere. Ashobora kukubwira uti jewe ngiye kuguha amazu, nguhe n'amataje, nguhe n'amamodoka, nguhe n'ibiki byose, ariko uzajye unkorera ibyo ngusabye. Urugero, ashobora kukubwira ati mu mwana wawe w'imfura, mu bana wabyaye, cyangwa se mu mwana wawe wa bucuru, mu bana wabyaye. Ariko niba umumpaye tugirana amasezerano yuko ibyo ngiye kukubwira utazabirengaho, utazabivaho. None bene aba bantu ibimenyetso byabo ugenda ubona bari gukorera Imana, bari abapasiteri b'ibyamamare, bari abapasiteri bakomeye, bari abapasiteri b'ibikomerezwa, ariko wajya kubona ukabona batangiye kuba kabarore, kuko icyambere akaguru kamwe kari mu Mana, akandi kari hehe, kari kwa Satani. Imana ariyo igeraho ikabarambirwa, na Satani akagera akavuga ati nawe nanjye ndakurambiwe.
none iyo bamaze kubona amazu ya mbere makeya bakabona n'amamodoka makeya bakabona na za moto bagatangira gukira buhoro buhoro batangira kumva bashaka kugira ngo bagende banezeza Satani cyane kuruta Imana nayo ikabakaraba. Ngubu hari abantu Imana igiye gukaraba. Hari abantu Imana igiye gukaraba. Singaha honde. Hari abantu Imana igiye gukaraba mu buryo bukomeye cyane. Ariko Satani ni umugome cyane. Satani uri kujya agatera n'abantu bakomeye ntabatinye. Ngubu nguhaye urugero, hari umuministeri umwe wo mu gihugu cyitwa Guinée Equatoriale. Ura mu ministeri witwa Guinée Equatoriale. Sinjamenya no kubivuga neza. Ariko nk'abanyamakuru Imana ishimwe kuba umpuguye. Uri kubyumva? Uriya mu ministeri witwa ngo ni Balthazar ari guca ku YouTube cyane. Ari guca ku YouTube ngo yaronga abagore 400. Ifoto ze 27 z'ama video zirasohoka ziba zigiye hanze abantu bose bari kuzibona. Uyu ni Diamond bwenge bw'isatera n'abaministeri n'abadepite atera n'abantu bose. Ariko ndashima Imana ko igihugu cyacu kirimo abayobozi beza batameze nka Balthazar. Ndi gusenga mbwira Imana ngo Mana rengera igihugu cyacu komeza ubane nacyo. Hanyuma ikambwira ngo uretse n'igihugu cyawe urimo n'ibihugu by'amahanga ngiye kubirengera. Ngiye guca agasuzuguro k'abadayimoni babi batumye ndimbura Sodomu na Gomora uburaya bwateye ku isi. Kugeza ubwo ubutinganyi bwari bwahagurutse umugabo akifuza mugenzi we, umugore akifuza mugenzi we. Imana irambwira ngo fata amasengesho, fata ibihe byo gusenga. Ninjiye kuri iyi mihanda mu buryo bw'ivuga butumwa ndi gusenga Imana. Muri uko gusenga mpasanga umuntu witwaga Satani ngo kera niko yitwaga ari we Kayusi. Kayusi mubwiriza ubutumwa bwiza Kicukiro tujya ku macano akajya ntereta abona ngo ndagakobwa di kandi nawe ari umugabo nkanye. Ndabona ngo ndagakobwa akansomagura ngo ansomagura kudutama ndabubwira ati mu izina rya Yesu uyu mwuka butinganye Imana yarawanze. Wowe Kayusi yari wowe wari Satani, ugiye kuva ku izina rya Satani, ugiye kwitwa umwana w'Imana, ugiye kwitwa umwana ushima Imana. Ati kandi nkubwije ukuri nge nta muntu njya mbwiriza 2 cyangwa 3 nge ibintu mpanura byose bitabisohora. Ubu Kayusi yarakijijwe. Imana ishimwe. Ubu Kayusi ari gushima Imana. Ubu Kayusi yakoranye ibiganiro byinshi n'umuhanzi ku giti cye witwa Niyo Patrick. Ibintu ni hatari. Ngewe nta mpuwe mfite abadayimoni, nta mpuwe mfite abazimu. Nawe rero wa mugore we birashoboka ko umugabo washoboye guterwa n'uburaya bumeze nk'ubwa Balthazar. Balthazar akajya kurongora abandi bagore kandi uri umugore w'ikizungereza. Uriya Balthazar yari afite umugore mwiza kuruta abagore bose yarongoye. Ari gutangwaho n'ingero. Ariko ikintu cyambabaje umugore we nawe yamaze guterwa n'umwuka wo kuvuga ngo reka mpime umugabo. Ngo yageze ku rwego rwo kuvuga ngo nawe agiye gukora ibiruti by'umugabo yakoze. No kuvuga ngo iyo Diamond bwenge bw'isi yaguteye ugatangira gutereta abandi bagore ubushizemo umugore wawe umwaka umushyizemo n'uburaya bubi burenze nubwo wowe wakoze. Aba badayimoni rero nibo ndiho nsenga mvuga ngo ingo zacu, ingo z'igihugu cy'u Rwanda, ingo z'abanyarwanda, ingo z'abantu b'aba diaspora, ingo z'abantu batwumva ku isi yose muri rusange nizibona ihumure ry'Imana, nizibona amahoro. Imana yubaka ingo zikomera, umuryango w'urugo yo wubatse itorero ry'Imana rirakomera. Kuko itorero ry'Imana rihera mu rugo. Yego. Nukuri ko Imana itorero ry'Uwiteka rihera mu rugo, ni ko ijambo ry'Imana rivuga. Wamvuge ngo amen. Amen. Heko talaba ya shando yasika ya sobrele fay. Rero wa muntu wowe uri kunyumva ndagira ngo ubwire ngo uhora wibaza ngo niki cyatuma urugo rwawe Imana irurengera. Ese niki cyatuma mbese utajya mu bigirwamana ngo ujye mu bapfumu? Iyo aba bantu babonye byakomeye byarenze umwe aravuga ati reka nkate ku mupfumu ngiye kumubaza uko bimeze. Hari abajyaga bajya kwa Sarongo bakajya bamushyiriye amahene, bamushyiriye ubutunzi. Imana irambwira ngo iriya nkoni y'abakurambere Sarongo ahorana mu ntoki ngo niyo nkoni mbi cyane Imana yatumye Imana ibabara. Hanyuma Imana irambwira ngo iriya nkoni kuba yitunga ihene ikagwa n'umuntu yayimutunga burya akabandagara. Yamara kubandagara akamushyiramo ibyo amushyiramo nyuma akazongera akavuga ati nzabigukuriramo igihe nshakiye, akajya ahora amushyira ubutunzi. Abo badayimoni bose baba batinganya, baba bapfumu, baba abantu bo basambanyi b'indenga kamere, Imana irambwiye ngo ije guhemba no guhana. Imana ishimwe. Imana ije guhemba no guhana. Abantu ni mwiyarure. Ejo bundi ndi mu masengesho y'imisi 3 ndi gusengera isi yose, ndi gusengera igihugu cyacu. Imana irangije irambwira ngo itegereze urebe, mbona Yoweri ibice 2
igitabo cya Yoweri ibice 2 mbona harimo ijambo rivuga ngo umunsi w'Uwiteka uraje, ngo kandi umunsi w'Uwiteka ugeze hafi, ngo umuhindo wawo ugeze bugufi. Mbona marayika w'Uwiteka azafite ikondera riri gusakuza cyane, risakuza ambwira ngo dore ibihe ngo biraje, ngo kandi ngiye guhemba no guhana, ngo abankoreye by'ukuri bagiye kumbona, ngo abankoreye nabi nabo bagiye kugaragara. Imana irambwira ngo hari abantu bakoreye Imana cyemera igishima, ariko hari n'abantu bamaze gutandukira bava mu byizerwa batangira kwitwara uko Imana idashaka. Rero mbona uwo marayika w'Uwiteka afite ikondera riri gusakuza cyane, rijegera, arangije ako yarivuzaga cyane arambwira ngo itegereze urebe. Mbona ijambo riri muri Yoweri ibice 2 uhereye ku murongo wa 14 kumanuka hasi, ijambo rivuga ngo umunsi ukomeye w'Uwiteka uraje, ngo umuhindo wawo ugeze hafi, ngo umuhindo wawo ugeze bugufi, ngo abantu nibiyarure bave mu bibi byabo, abantu nibiyarure bave mu byaha byabo, abantu nibiyarure bave mu ntege nke zabo, abantu nibiyarure heko talaba ya shando ya sika ya sobrere, ngo abagabo nibiyarure, ngo abakobwa nibiyarure, ngo abasore nibiyarure, ngo ibihe birakomeye. Kandi ngo uko Satani arimo arakoresha imbaraga cyane, ngo n'Imana iri gukoresha izindi cyane ishaka kugira ngo ihe abantu ubugingo buhoraho, ngo kuko Uwiteka aje guhemba no guhana, ngo abamwizera by'ukuri bagiye kubona Imana, ngo ariko abatamwizeye bagiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Nibwo nagiye kubona mbona hari abantu benshi cyane Imana igiye kuzahanira ibibi byabo, ariko hari n'abagiye kuzahemberwa ibyiza byabo. Imana yacu tugire neza cyane. Yesu nashimwe cyane. Amen. Niba hari umuntu Imana igiye guhoza amarira agahozwa amarira, ni Pastor Mutesi. Pastor Mutesi agiye guhozwa amarira bikomeye. Pastor Mutesi Imana igiye kumwubakira urugo ruca agasuzuguro. Pastor Mutesi Imana igiye kumurinda imugirire neza, yararwanyijwe cyane ahura n'ibibazo bikomeye, ariko Pastor Mutesi igihe cyo guhozwa amarake niki yakotalaba ya shando ya sika ya sobrere fa. Haleluya. Pastor Mutesi Imana igiye kumurengera. Aba bademoni bamudindiza, aba bademoni babwenge bw'isi nibo batera urubyiruko, bagatera abangabo ubona bose ngo nibafata ku mavuta, aba bose ubona ngo ni ba Divine Muheto. Kuba uri witwa mu Divine Muheto noneho ukaba warabaye noneho umuntu witwa Miss Rwanda, uhagarara abakobwa n'abari n'abategarugori, Miss Rwanda, ariko ugaterwa no kunywa ibiyobyabwenge. Abo ni abadayimoni bamudindiza, aba ni abadayimoni babwenge bw'isi, nibo batera abantu bose bakomeye n'aboroheje ntibabatinya, kandi bakunda cyane kwigira mu bakomeye, niho bakunda kwibanda. Umunyagataro barareba bakabona n'ubundi yarapfuye yarapfiriritse, bakavuga ati n'ubundi uyu munyagataro ntacyo twirirwa tumutera. Aba badayimoni bakunda kwibasira cyane abantu bakomeye. Niba usanga imitwe yashyushye bagasara bakajya bumva imitwe ishyushye nk'agasafura kari ku ziko, noneho umugore agatangira kwifata nk'itasi akareba umugabo gutya yifashe nk'igikombe, ati wowe se uracyari umugabo, atari abandi bagabo. Abo ni abadayimoni baturutse ikuzimu. Ariko Imana aba badayimoni ndi gusenga kugira ngo amahoro n'ihumure biboneke mu bantu. Imana ishimwe. Haya kotalaba ya shando ya sika ya zobere. Iyi ni imyuka mibi yaturutse kuzimu, ni Satani ufite strategy yo kugira ngo abantu bihakana Imana niba bishoboka, bangi Imana niba bishoboka, ndetse ngo bakurikira umwuka w'ubupfumu n'ubutinganyi, n'ibyo byose bidahesha Imana icyubahiro. Ariko Uwiteka aracyatsinda, azakomeza gutsinda. Haya kotalaba ya shando ya sika ya zobere. Rero Imana irambwira ngo nongeye kugaruka ku muntu witwa Mutesi ngo igiye kumunezeza. Imana ishimwe. Pastor Mutesi yahuye n'ibibazo bikomeye, ariko Imana igiye kumuhoza amarira bwa nyuma n'ubwa mbere. Imana igiye kumugirira neza, Imana igiye kumurwanirira. Icyakora bamuciye imbere bamubeshya urukundo, bavuga ngo baratereta, bose bari barimo za jaruzi zabateye z'amarari y'ubusambanyi, nta wari umukunzi. Ariko Imana igiye kumuha umukunda wa nyawe. Kandi reka nkubwize ukuri, Imana cyakora ndashimira Gerard ko yari yateye intambwe, Imana ikamukoreramo akaza mu ishusho y'umucyo yo gusaba imbabazi. Yego. Ariko nkubwije ukuri ibintu bigiye gusobanuka bya Mutesi, Imana igiye kumutabara, kandi abamutoteje bose n'abakamuvuzeho ijambo ibyo birarangiye. Ariko reka nkubwize ukuri, abantu Mutesi kubera ubwiza yifitiye, kubera amaso yiwe akeye y'imboni z'amasagira, amaso atereka gutya yayaguterekera uri umugabo kumva urishimye. Ariko reka nkubwize ukuri, none umugabo ufite ubuhehesi wese ngwiki agiye kurongorwa n'umugabo w'umutunzi, niko Imana yambwiye. Umugabo w'umukire, uramutubwira nawe nta kibazo. Umugabo w'ukuntu ishusho nayibonye nabonye ari muremure. Korode urabona ko ari mugufi, ntabwo ari Korode. Wabyumvishe? Icya kabiri, umugabo wa Mutesi
nagiye kwitegereza mbona uw'impoza amarira Imana ishaka kumuha nabonaga ari muremure asumba abakorode bose na Gerard nubwo ari muremure ariko nabonaga ubugabo yenda gusumba Gerard ngayibaza nono ngewe ndibaza ndavuga ndi ariko man bimeze nabonaga ari nk'umuntu urabona hari ukuntu ugiriye yerekwa yego ukabona yene umuntu ni mugufi cyane muremure ariko ukabona rimwe afite nk'ishusho nk'iya runaka wabonaga afite nk'ishusho yande numvaga avuga ikinyarwanda gihatiriza ukumva ko bigaragara yuko ameze nk'umuntu w'umudiaspora cyangwa umunyamahanga ariko ushobora kuba yarasohotse nko muri ibi bihugu bya Afrika akajya nko hanze hanyuma akagirira y'umugisha akabona ipinda ry'amafaranga ikofi noneho akaba nawe afite amarira y'igihe kirekire akeneye umugore umutetesha kandi bazasazana neza ndetse nawe uwo muntu nabonye foromire atari umusore ntabwo ari umusore nawe afite abana byibura nka babiri gutyo yabyayeho ariko uyu muntu ni umukire arenza aba bose tubona birirwa batesha umwanya Mutesi wabonye ubukwe buzabera he buzabumeze gute reka nkubwire buriya kure ureba Mutesi uri kubyumva nuko nguko wicara wumva ngo yarwaye byose bituruka ku bantu bicara bamuca imbere bamubeshya ubusa ngo bari gutereta batanabishyiramo neza buri bundi Mutesi aramutse yicaye akabona handa aturiza umutima we wajya mu gitereko kuko reka nkubwize ukuri duha makuru arambuye ku bukwe bwa Pastor Mutesi nkubwije ukuri dore turi hano aho buzabera nimba ari ku kibuga cy'indege nimba ari kuri stade ubukwe bwa Mutesi buzahuruza imbaga buzahuruza abantu bakomeye naboroheje kuko ubukwe bwa Mutesi buzaba nk'icyigisho ku bagore benshi b'igihugu buzaba nk'icyigisho ku bakobwa benshi b'u Rwanda buzaba nk'icyigisho ku bakobwa benshi b'aba diaspora buzaba nk'icyigisho ku bakobwa benshi bagumiwe abakobwa bagumiye babandi baba baragumiwe bagiye batsirikwa n'abapfumu bakabatsirika ngo ntibazabona abagabo buzaba nk'icyigisho ku bantu b'aba diaspora bari mu bihugu by'amahanga bashatse amafaranga ariko babuze abagabo kuko bariyo bashatse amafaranga bafite ipinda rya kofi y'amafaranga ariko babuze abagabo aba bose ninjye ubasengere na nimero ndaza kuzitanga bajye bampamagara mbasengere ko nge yo ndi gusenga Imana itikura umuntu mu mwijima w'icyangiro ikamuha igikundiro rero nihuse cyane Imana imbwira yuko hariho guhozwa amarira kwa Pastor Mutesi Imana irambwira ngo kandi ngo ibingibi mbihanure nkuko mpanura ibintu byose bigahita bisohora bakayusi barakijwe bavuye mu butinganyi abona hanuriye ba Sarongo ngo bagiye kubona ibihano bagiye muri gereza ariko Imana Sarongo agiye gukizwa ku ngufu z'Imana ariko kandi Sarongo agiye kuzasaba imbabazi none isi yose ihurure Sarongo nawe yamaze kubona yuko ibibi byiwe bitari byiza ubu tuvugana nawe umutima uri kumusura Imana iri kumudiha mu mutima ahari ikamwumvisha yuko iriya nkoni y'abakurambere yari afite itari nziza Imana igeze ubwo imbwira ngo Sarongo natihana niba atihanye ngo Imana igiye kumugira akabaro kandi abantu bose babibone icya kabiri Imana itsimbarara kuri Sarongo kandi abanyabyaha ari benshi mu gihugu reka nkubwize ukuri hari undi mupfumu nabonye mwiyerekwa uyu mupfumu ngiye kumuvuga witwa Rwarutanga rw'amaboko uyu mupfumu akunda kugira amababa abiri ari mu mutwe gutya ibaba rimwe riba rishinze ritya irindi naryo rishinze ritya uwo mupfumu sindahura nawe yitwa Rwarutanga niba rw'amaboko nuko njya numva bamuvuga rero uyu mupfumu afite amababa abiri ajya yambara atya ayandi akayambara atya ngo biriya bibabaza Imana kuko Imana ijya kumurema ntiyigeze imuha amababa yo mu mutwe buriya niyo aza kujya bikora wenda akigumanira bya bisuko nabonye ariko ntashyiremo amababa gutyo biriya byose bigiye kugira foromire nk'iya mpano y'Imana ariko se Rutanga rw'amaboko ajya hakana Imana dore ikintu kirimo ni kimwe yaba yemera atanayemera amakosa yamaze gukora nayo gushyira amababa mu mutwe kandi atari inkoko atari isake none ariya mababa ashyiramo gutyo ni umurimbo ngira ngo iki kirango no none se uko mbona agasatsi kawe ari keza ko nta mababa ndebamo bishaka kuvuga ngo birabiri foromere ya strategy y'abadayimoni bikuzimu bazikutse kuzimu bishushanyo mbonera by'abantu nagiye mbona baba bameze kuriya bose baba bafite ikirangantego cya 666 ikimenyetso cy'inyamaswa kizaturuka ikuzimu
ni Yohana wagihanuye mu byahishuwe aravuga ngo hari inyamaswa izaturuka ikuzimu. Yohana ahishurirwa ku kirwa cy'Ipatimo, ahishurirwa amatorero 7 yo muri Aziya, ahishurirwa za Philadelphia, ahishurirwa za Efeso, ahishurirwa ari amatorero. No kuvuga ngo Yohana yahishuriwe ikimenyetso cy'inyamaswa 666 kizaturuka ikuzimu. Ese abantu baravuga ngo insengero ngo zimwe zagiye zisenywa ngo ubungubu wenda ngo hari nkeya mu gihugu. Ubundi Satani wehe icyifuzo cye, strategy ni yuko nta rusengero rwasigara ku isi. Ariko ntabwo insengero zasenywe kubera Satani. Reka nkubwize ukuri. Do Satani burya nawe bafite uruhari yifuza neza yuko nta rusengero rwabaho. Ariko Imana ikamutsinda. Ndashimira Imana yo mu ijuru ko imaze igirwana intambara. Kandi ko ibintu bigiye gukosorwa neza, insengero zikongera zigasubira ku murongo neza. Kuko turimo turabona n'ibimenyetso. Naguciye muri ryo wari kuvuga wari utarasoze bya Pastor Mutesi. Yego. Pastor Mutesi mbona akayisume k'umweru. Marayika w'Iteka gafite. Marayika w'Iteka mbona ari guhoza amarira Mutesi amuhanagura ku maso. Mbona abantu benshi batangiye kuza kumusaba imbabazi, yewe na Korode mbona yivuyemo amusaba izindi. Nawe azamusaba imbabazi kandi uzabibona. Dore turi hano. Yego. Ngiye mpanura ibintu bigata bibi. Kuko Korode Imana yamaze kumusura umutima we. Uhanura ibintu bigahita biba ako kanya iri guhita bisohora ako kanya. Hanyuma wabonye ubukwe buzabera mu Rwanda cyangwa hanze? Nicyo ndenda kukubaza. Ikintu cyo nabonye nagiye kubona mbona hari abantu bari kurira amajarwari bava muri bihugu bya Afrika baza mu bukwe bwa Mutesi. Amajarwari baza hano ku Rwanda. Mbona iyerekwa, mbona indege ziri kuza zigaparika hano kuri Leopold hano Kanombe. Ngo abantu baje mu bukwe bwande bwa Mutesi hano mu Rwanda. Ubukwe bwabereye aha ku Rwanda. Ariko mbona ibihe bikeya Mutesi amezi yabukiyiwe 3 ya mbere azaba aryohewe n'umugabo yumva ibintu bisobanutse ari guhozwa amarira. Ariko nyuma y'ayo mezi 3 do kubwije ukuri ko Imana isumba byose rutema ikirere rutema ikirere zabiparitse. Kuburyo ashobora guhira arengeze ngo Imana yiserutema ikirere ngo waravuze ngo ndavuga indege bita rutema ikirere izabiparitse kuri Oporo wagira ngo itegereje Mutesi kugira ngo agende aba agira igihugu arabarimo. Uri kubyumva n'umugabo we bakomeze iby'akazi kabo, bakomeze iby'ubushakashatsi bwabo by'akazi by'uwo mugabo. Ariko ubukwe mbona bwabereye ku Rwanda. Ariko yenda ntaguciye mu ryo uvuga, reka nkubaza aka kantu. Nkamwe mugerageza gusenga mukagira niyerekwa. Kuki Imana yikeneye guhereza umuntu ibyiza muvuga ko imujyanye hanze kari byo byiza? Hano mu Rwanda ibyiza ntitubifite. Mbo ikiza kirimo nkubwiye yuko iyere kuko nabonye akorera ubukwe ku Rwanda. Kandi abajya mu bihugu by'amahanga benshi harabavana ku Rwanda bakongera bakagaruka. Bakatembera bakareba uko ibihugu bimeze bakagaruka ku Rwanda. Ibyo ni bisanzwe ntaho mvangiwe, ngewe ndumva ndi mu mwuka. Nyine nanjye ndagira nakabazo gato nkubajije ko nkunda kubyumva n'abahanuzi benshi bavuga ugiye hanze runaka zakora ubukwe itajya hanze. Hano mu Rwanda nta byiza dufite Imana yakoresha itabara abantu bayo. Mbo hari ikintu kimwe nshaka kukubwira. Buriya amafaranga yitwa amadolari n'amayero n'amasefa ari amafaranga y'ibihugu by'amahanga arakundwa cyane. Noneho buri muntu wese iyo yateye imbere akabona ateye imbere aba yifuza kujya gusura no ku bihugu by'amahanga akareba inyanja uko zimeze n'umusenyi no ku mazi ngo uko hameze. Natwe turabifite. Kivu iki gihera ni Gisenyi kikagera i Rusizi. Urumva dufite Murera. Dufite Mugesera n'ingagi jyo zivuga zacu Muhazi. Urumva dufite parike ya Nyungwe. Dufite Akagera. Dufite za Nihera iyi nshyashya Kirimbi ni Nyarwanda cyane ya hakurya. N'ibirunga biruka birahari za Karisimbi zande byose. Dufite ahantu henshi kandi hari amahoteli meza. Imana yo mwagiye muyitubwirira ikadufasha natwe tukajya tugirirwa ibyiza turi mu gihugu tutagombeye kujya hanze. Umuntu wagize gutya agakandagira muri Amerika, agakandagira Canada, agakandagira mu Bufaransa, agakandagira za Belgique mu Bubiligi, agakandagira kwa bira bihugu by'amahanga. Iyo hageze asanga kirima itandukanye n'iyacu. Izo klima kuvuga ko ariyo nziza. Izo klima barazikurikirana bakavuga bati aho ngaho ho ntabwo turi buze guhuza. Bakavuga bati natembereye ku nyanja ya Victoria, ntembera ku nyanja ya Tanganyika. Si ahantu heza abantu biri bavuga ngo ni heza cyane. Ngewe nabonye hari abantu bahurira kujya kurya ku nzoka.
urabona yenda yuvuga utyo yes kuko twebwe ntitwarya inzoka nta nubwo twarya imbwa yego wahubwo yumbwira ko baba bakeneye neza hari abantu bahururira kumva bashaka kujya kurya ku nzoka izo ujya ubona ku masahani i Burayi nkunda kubibona ku mayekara noneho bari kurya inzoka nyine bazirya hano mu Rwanda ntawe urabona arya inzoka hari abahururira kujya kurya ku mbwa bavuga bati tujye kurya ku mbwa hari abahururira kujya kurya ku bikeri ibi bikeri ubona byo mu mazi biraryoha cyane noneho muri ubwo bukwe n'ibyo biboro bizabira waretse ni ndakubwiye oya mwiza ukuri ndakubwiye muri ubwo bukwe kubwisha ukuri hazabonekamo inyama y'imbwa y'igiceri kuko impamvu ya mbere urabona bano bantu b'abanyamahanga Imana tabara ubwoko bwawe ku kaboga k'igiceri akumva ashaka kurya ku kaboga bita imbwa akumva ari gushaka kurya ku kiyoka kinini cyakuze kitari ifi yo mu mazi inzoka n'ifi biratandukanye mutandukanye ifi n'inzoka nkanye nkunda ifi ariko hari abakunda inzoka rero icyo shaka kuvuga ni iki gikurikira ngiri yerekwa nagiye kubona mbona hari abantu benshi iyo bamaze kubona amafaranga n'ubutunzi bwabo yifuza kujya kuri iyo misenyi yo ku nyanja i Burayi hanyuma agahura n'abadespora badahuje uruhu ngo bagasangira ariko bagerayo ndetse bakababaza Imana dore uburyo bababaza Imana rero bagerayo bagaterwa n'iyi mico yaba bazungu baba barabaye i Burayi cyane akageza ubwo azajya acirira imbwa akayitunga mu nzu iyi mbwa akayigira umugabo we imbwa hari abantu baba bafite imbwa barazigize abagabo ibyo bintu bibiri kubabaza Imana kuba wafata imbwa ikagupfumbata uri umugore ufite ibifaranga ibidolari ibiyero ibisefa ariko ukitura Imana kujya ufata imbwa ukayigira nk'ikimasa ukayigira nk'imfizi yo kukubera umugabo abo ni abadayimoni Imana idashaka kuko byatumye Imana irimbura Sodomu na Gomora Imana irambwira ngo irashaka guha abantu agakiza ku mbaraga irashaka guha abantu agakiza byanze bikunze irashaka gukura abakobwa mu bujiji barimo irashaka gukura abagabo mu bujiji barimo irashaka gukura abasore mu bujiji barimo irashaka gutabara urubyiruko hose ku isi na hano mu gihugu ni Burayi n'abadiaspora ngubu hari abantu bagiye batsirikwa b'abakobwa bagumiwe bafite imyaka byibura 45 50 bakoze ikofi bashaka amafaranga i Burayi ariko babuze abagabo babarongora none ageze ku rwego rwo kuyavuga ariko ko ndi kujya mbona nsura mugenzi wanjye w'umuzungu kazi nkabona afite imbwa mu nzu kandi ngasanga yisasiye neza nanjye wakishakira imbwa nkayicirira ikazambera umugabo ariko Imana irambwira ngo nibagarukiraho biyarure ijambo ndiho ni ijambo bita kwiyarura ngo nimwiyarure dore Uwiteka araje nimwiyarure dore Uwiteka aje gushyira ibintu byose ku murongo ngo ubwo utimanye umwana wayo w'ikinege izabura ite kumuduhana n'ibindi byose Abaroma 8:31 ngubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde ngwese ubwitimanye umwana wayo w'ikinege izabura ite kumuduhana n'ibindi byose reka nkubwire ngo Uwiteka afite igisubizo cy'ikintu keneye amen reka nkubwire ngo Uwiteka afite igisubizo cy'ikintu ushaka wowe umaze igihe ubona byaragucanze wowe umaze igihe ubona ibintu byarakuyobeye ndaguhanuriye ndakubwiye ngo Uwiteka arakwibutse dore Uwiteka avuganye nawe uko wicaye hano wumviye icano aho ikugezeho uri mu modoka uri mu kazi kawe uri mu mihanda ugenda uri mu bucuruzi bwawe ibi bihombo byose wagiraga wari umwuka w'ubupfumu waguteraga izi njangwe zizenguruka inzu yawe izi njangwe zizenguruka uburiri bwawe izi njangwe z'amapusi zizi wawe karawumva zurira inzu ni ibitero bituruka ikuzimu kwa Nyamutezi ariko wera aka kanya Uwiteka arakubwiye ngo ntabwo gisaze mwuka gusara Imana irawukurinze wajyaga wumva umutwe ukurya ukumva umutwe umerewe nabi ni ibitero bituruka ku myuka mibi ariko wera aka kanya ubwo itimanye umwana wayo w'ikinege ntiyabura kuguha ibyo uyisaba Uwiteka arakubwiye ngo arakwibutse Uwiteka arakubwiye ngo aragutabaye Uwiteka arakubwiye ngo arakunejeje ngo aracyashoboye ngo nubwo isi yarimbuka ikarangira ariko Uwiteka aracyari kumwe n'abantu bamwubaha kandi urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze rwanditswe ngo Uwiteka aza abantu b'Imana yacu tugire neza cyane Imana yacu ishimwe cyane Imana iraje kugire neza Yesu aracyahari kandi aracyari kugira ngo akugire neza Yesu afite byinshi agiye gukemura ku buzima bwawe wowe uri kunyumva akiriho umure n'ubutabazi biva ku Uwiteka kandi ibisubizo byawe byose biri mu mwana w'Imana witwa Kristo Yesu amen niho byose biri niho byubakiye naho biri rero humura
umugabo ukeneye ari muri Yesu, umugore ukeneye ari muri Yesu, amafaranga ukeneye ari muri Yesu, ubutunzi ukeneye buri muri Yesu. Aka kanya nagutangarizaga yuko ubutatu butagatifu bugikora. Imana Data twese, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera, Imana yacu tugire neza cyane. Nagiye kubona mbona iyi cano Imana irayizamuye, mbona iyi cano hagiye cano yitwa warayibagiwe iyi cano Imana irahari TV. Nabonye Imana yizamura mu buryo bukomeye, nabonye Imana iguha gushopinga ibyuma, mbona ikwicaje muri studio izwi, iri derese y'ahantu hazwi neza, nkabona uri gukora ibiganiro byinshi kandi by'iyobokamana. Imana irambwira ngo Imana irahari TV, Imana irayizamuye. Ubwo amacano menshi azahungabana agahura n'ibibazo, iyi cano ntabwo izahura n'umuraba. Ndayihanuriye. Imana irambwiye ngo Imana irayinezerewe mu buryo bukomeye, kuko ejo imbaga za Satani hari imbaraga z'Imana. Uwiteka araje abigenze neza, kandi ugiye guhamagarwa n'abazungu, hamagarwe n'abirabura, hamagarwe n'abantu benshi batandukanye kubera imbaraga z'Imana. Nanjye uzampamagara nzamusengera. Nimero yanjye ni 073 073 yego, yirebe muri telefone 073 497 yego 946 078 947 karibone nimero ndayisubiramo tu 078 497 946. Airtel yanjye ni 073 98 99 72 073 98 99 72. Isengesho. Abifuza guhamagara mujye muhamagara rwose, dusenge Imana hindura amateka. Mana ndagushimye kuko uri Imana ishobora byose, Mana ndagushimye kuko uri Imana igira neza, wivane ku buzima bwabo. Uhereye aka kanya ndasenze kugira ngo imbaraga zibigirwa Mana n'umwuka w'ubutinganyi ushire mu bantu, kandi uhereye aka kanya ndasenze kugira ngo Mana uyu mwuka wari warateye Baritazari ntuzagira butera b'abagabo cyangwa abagore. Uyu muntu witwa Baritazari wo mwakira gihugu warangoye abagore 400 ndetse n'amafoto ye 27 video zikajya hanze. Umugore we akavuga ati ndamwihimuye nanjye ngiye gukora ibyo umugabo yakoraga. Uyu mwuka ntuzagira ugutera mu gihugu cyacu no mu bihugu by'amahanga, mu izina rya Yesu. Nsengeye Abanyarwanda, nsengeye abantu baba diaspora. Uyu mwuka usenya ingo ugatuma umugabo ahaga umugore we, agahaga umugabo we. Uyu mwuka ni umwuka w'amarari y'ubusamanye uturuka ikuzimu, ndawirukanye mu izina rya Yesu. Uhereye aka kanya abantu bahozwe marira, kandi abantu bakundane bahuze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane we wabanye natwe. Niba utarakora subscribe, niyo nkunga yawe ukwiye kudutera, ugakora subscribe, ukakora share, warangiza ukandikaho comment yawe, izina ry'Uwiteka Imana rigashyirwa hejuru. Shalom. Shalom. Shalom.